Ese waruzi ko hari uburyo burenga butatu ushobora kumva radio kuri telefone yawe bitagusabye gushyiramo koteri kandi waba uri kumva radio yawe n'isamire. Ubusanzwe kugira ngo umve radio kuri smartphone byagusaba gushyiramo koteri rimwe na rimwe wagira hano mugakomba ugasanga radio irasamiriye, rimwe na rimwe nivuga ugasanga birakubangamiye cyane kandi mu by'ukuri uri kumva ibintu by'ingenzi ugasanga urababaye cyane. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo butatu wakumva radio kuri telefone yawe bitagusabye gukoresha koteri kandi mu gihe uri kumva radio ikabivuga neza 5/5 bityo ntibikubangamire mu gihe uri kumva radio. Turatize mu rubyinshi reka nkwereke buno buryo butatu. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video ukore subscribe niba utarayikana ufite ikiri ushaka kumenya cyanyunganizi ubisigaho muri comment ndahita ngusubiza. Mbere kugira ngo dutangire uburyo bwa kabiri no bwa gatatu ufite umwihariko turatize mu rubyinshi reka dutangire n'uburyo bwa mbere. Rero kugira ngo umve radio bitagusabye koteri nta kintu uzafungura application yawe ya Google Play Store yawe cyangwa App Store bite na telefone ukoresha dore ngiyo uzayifungura. Ukimara kuyifunguza tuza muri search hano munsi, ukimara kuza muri search hano tuza muri search hano hejuru, ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora uzahita wandikamo TuneIn Radio uzabyandika nguku, ukimara kubyandika nta kintu uzahita ukora search gakeya, ukimara gukora search uzahita ujya kwitaba mbeze kunguku we nta kintu uzahita ukora, uzahita western application ya mbere we nta kintu uzahita ukora, we ntago uzigera uzamura nguku ahubwo uzahita western application ya mbere ngiyi shizo du fresh uzayikora nguku, ukimara kuyikora uzabanza ureke ufite log imeze kunguku, ukimara kubona imeze kunguku nta kintu uzahita ukora uzahita ubanza western cyangwa ubanza ya updating nusanga bari kukubwira gukora update kugira ngo features nyinshi bongeye mubashe kuzibona kuri application yawe nta kintu gituye bigusabye. Ubwo tuzategereza tubanze gake tu updating nawe uzategeza gake ubanza yestare. Ukimara kuyesitara kimara kugira muri telefone nta kintu uzahita ukora kuri open uzifungure uzakoraho. Ukimara gukora izafunguka imeze kunguku we nta kintu uzakora uzateza gake banze ifunguke uzateza kanya gato kuko nagatinda cyane gufunguka biba byoroshye cyane uzategereza. Ukimara gutegereza uzahita ujya kwitaba imeze kunguku we nta kintu uzahita ukora ngashi du fresh hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora niba ushaka ko notifications zazizano hejuru nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kambira kangaka karo, ariko niba udashaka notification nta kintu uzahita ukora munsi du fresh twebwe dukore kuri aro. Ukimara gukora uzahita ujya kwitaba umeze kunguku, ukimara kugera kwitaba umeze kunguku hano uzahita wabona radio nyinshi zigiye zitandukanye. Hano nyine uzazamura nyine uhitemo radio ushaka kumva nta kintu gituye bigusabye maze ubashe kuyumva neza 5/5 kandi bitagusabye gukoresha koteri kuri telefone yawe. Muri gihe twegura urabona ko hano hejuru urabona ko nta kantu ka koteri kariho kandi ngiye kuyicuranga neza ivuge 5/5 kandi nta koteri twakoresheje. Ubwo rero ngugiye tuzazamura nguku ukimara kuzamura uzahita ubona kuri kano kantu kizeho du fresh akangaka nyine urabona ko hano hariho radio nyinshi zigiye zitandukanye. Urabona hari Radio Rwanda, hari BNB, hari Radio 10, hari Magic, hari Radio 1. Urabona nyine hariho radio nyinshi zigiye zitandukanye. Wowe uhitamo nyine radio ushaka kumva bitewe n'ibyifuzo byawe cyangwa bitewe n'amahitamo yawe ukabasha kuyicuranga nta kintu gituye bigusabye. Rero twebwe mu rugero reka yenda dufungure Radio Rwanda nguku kugira ngo uyifungure nta kintu uzahita ukora uzahita uyikora nguku ukimara kuyikora izafunguka imeze kunguku. Ikimara gufunguka uzateza gake yawe wihanganye. Yes, urumva ko tuyifunguye ikavuga neza 5/5 nta kintu gituye gusabye kandi urumva ko yavugaga neza hatabaho gusamira kandi wabonye ko kuri telefone yacu nta koteri turi gukoresha. Rero ubu n'uburyo bwa mbere ushobora kumva radio zose zo kwisi yose, ariko reka mbanze nkwereka utuntu tw'ingenzi muri application kugira ngo ujye ubasha kuyikoresha neza 5/5 nta kintu gituye bikubangamiye. Ushaka kuyifungura uhita ukora kuri kano kantu kizeho du fresh, washaka kuyihagarika nano ukahita ukora kuri kano kantu kizeho du fresh nguku uri kuyibona. Ufunze nguku uyifunze hanyuma ushaka gukora back nta kintu uhita ukora kuri kano kantu kizeho du fresh kora nguku yukoze nguku hano ukahita uza kuri tabule ibanza. Hano ushobora gushaka mo radio yose ushaka ariko ukabona ntago uri kuyibona neza 5/5 we nta kintu uhita ukora yibuza hangaha uhita ukora kuri kano kantu ka search kano uri kukabona ukoraho nguku yugakoze nguku ituza muri search hano hejuru uje muri search hano hejuru itusearchinga mo nyine radio ushaka kumva bitewe n'igihugu uherereyemo cyangwa bitewe n'ahantu ushaka kumva radio uherereye. Ushobora kumva radio yo muri Amerika, muri Aziya, ahantu hose nyine nta kintu gituye bigusabye ukoresheje application. Wowe urasearchinga radio ushaka maze kuyisearchinga bitubasha kuyumva neza 5/5 nta kintu gituye bigusabye. Rero natwe yenda nk'urugero reka dusearchinge radio hano hafi wenda reka dusearchinge wenda Radio Maria radio. Urabona yenda tukimura kwandika mo Radio Maria urabona nyine haje mo Radio Maria nyinshi zigiye zitandukanye. Urabona hari Togo, urabona nyine harimo ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ushobora kongeraho Rwanda cyangwa nuyongereho bitewe n'amahitamo yawe, ariko twebwe hano hejuru urabona ko haje mo Radio Maria Rwanda, Radio Maria Burundi. Yenda nk'urugero reka dukore ku y'Uburundi uzakoraho nguku ukimara gukora none uzafunguka imeze kunguku uzateza gake banze ifunguke.
ikimara gufunguka rwose urumva ko radio iri kuvuga neza 5/5 kandi turi mu Rwanda turimo turumva radio yo mu Burundi kandi hatabaye gusamira. Kano kantu urabona ko ari akubwenge. Rero kugira ngo ukore back uhita ukora kuri kano kantu ushyizeho udufresh, ukoza nguko nyine n'ubundi bisanzwe uraza muri search hano hejuru ugasearchinga muri radio ushaka kumva maze ukayumva kuri telefone yawe nta kintu gito yabigusabye kandi bitagusabye gukoresha ekoteri kuri telefone yawe. Ubu ni uburyo bwa mbere, reka tuhite tujya no ku buryo bwa kabiri mwere ku buryo wakumva radio kuri telefone yawe na ekoteri. Rero uburyo bwa kabiri ni uburyo bwa kabiri nta kintu uzakorana n'uzafungura Google Play Store yawe, dore ngiyo uzayifungura. Ukimara kwifungura uzahita ukora kuri kano kantu urangiza uhita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo Cyprien Radio, uzabyandika nguko ukimara kubyandika nta kintu uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ujya kwitaba bimeze kuko nta kintu uzahita ukora kuri application ya mbere ngiyi ishyizeho udufresh uzayikora nguko. Ukimara kuyikora uzabanza uyestage muri telefone yawe. Ukimara kugera muri telefone nta kintu uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifungura izafunguka imeze nguko nta kintu uzahita ukora kuri kano gakubo karaneje umunguna akangaka karo kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita ujya kwitaba bimeze nguko. Urabona umwihariko w'iyi application radio zitazizana bitewe n'igihugu uherereyemo ukabasha kuzumva nta kintu gito yabigusabye. Urabona nyine hano isaza radio zo mu Rwanda zose nyine urabona yo tuzamuye nguko harimo radio nyine nyinshi zigiye zitandukanye, ariko urabona ko harimo na radio zo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko urabona ko babanje radio ziri mu gihugu duherereyemo. Rero nawe niba uherereye mu gihugu gitandukanye n'u Rwanda uzasanga hari radio nyine ziherereye mu gihugu uherereyemo, none izindi radio zo mu bindi bihugu zigende zikurikira bitewe n'uburyo uri kumanuka nguko ndakeka uri kubibona neza 5/5. Rero naho ushaka gukora search nta kintu uhita ukora, ushaka gusearchinga radio uhita ukora kuri kano kantu ushyizeho udufresh hano ukaba wasearchinga radio yose ushaka ukabasha kuyibona ukabasha kuyumva kandi radio yose yo kwisi nta kintu gito yabigusabye. Rero twebwe nk'urugero reka dufungure radio ya mbere, iyi radio Rwanda ushaka kuyifungura nta kintu uhita ukora, uhita uyikoraho nguko. Ukimara kuyikora warategeza gakeya wihanganye tukimara gutegeza nguko urumva ko yari iri kuvuga neza 5/5 kandi wumvaga ko ivuga neza hatabaye gusamira nyine urabona ko kano kantu ari akubwenge. Rero hari nk'ukuntu yene ushaka kumva radio yene washaka kumva radio ugasanga radio ushaka kumva naga ibiri hano hejuru ugashaka ko izajya ihorana hejuru nyine ku byuzajya isanga hano hejuru ukabasha kuyumva bitagusabye nyine kujya gusacinga. We nacyo nitukora kuri kano kantu k'akanyenyeri ukora nguko. Yukoze kuri kano kantu k'akanyenyeri bivuze ko radio wakoze kuri kano kanyenyeri nguko ita yisavinga ahangaha ashyize fresh hano uri kuhabona, ahangaha uri kuhabona urabona ko za radio twakozeho nguko urabona ko zisavinze ahangaha. Yari radio ukunda kumva cyane nyine uhita ukora kuri kara kantu kameze nk'akanyenyeri kugira ngo zizajye zisavinga ahangaha nubasha kuzumva uzajye uzumva mu buryo bworoshye cyane nta kintu gito yabigusabye. Rero ubu n'uburyo bwa kabiri, reka duhite dukomeza n'uburyo bwa gatatu mwere ku buryo wakumva radio zose zo kwisi yose bitagusabye gukoresha ekoteri. Rero uburyo bwa gatatu uburyo bwa gatatu nta kintu uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nta kintu uzahita ukora, uzahita ufungura Google Play Store yawe. Ukimara kuyifungura nta kintu uzahita ukora, uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo Radio Garden, uzabyandika nguko ukimara kubyandika uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ujya kwitaba bimeze nguko we nta kintu uzahita ukora, uzahita westara application ya mbere ngiyi ishyizeho udufresh uzayikora nguko. Ukimara kuyikoraho uzabanza uyestarye muri telefone yawe. Ukimara kugera muri telefone yawe uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifungura izafunguka imeze nguko, uzateza gake banze ifunguke. Ikimara gufunguka izafunguka imeze nguko nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kameze nk'ako guplayinga video akangaka uri kukabona uzagakora nguko. Ukimara gukoraho no mu bumbe w'isi uzahita utangira kwizengurutsa nguko. Uzizengurutsa uzahagarara nyine bitewe n'igihugu uherereyemo. Urabona yenda nk'urugero twebwe ahantu hisi hagararira nguko bivuze ko ari cyo gihugu duherereyemo. Yenda nk'urugero urabona dukoze zoom out, urabona yo tuzuminze out, urabona ko mu bumbe w'isi nyine uri kugenda ugaragara neza 5/5. Urabona umwihariko uyu nguyu. Rero ushaka kumva radio nta kintu ukora kuri kano kantu kizeho dufresh kangaka urabona ko radio iri kuvuga nguko. Urategeza gakeya wihanganye. Ikiza cy'iyi application urabona uri kumva radio bahita bakwereka ahantu herereye ukabasha kuba wamenye n'ahantu herereye radio iri kumva neza 5/5. Rero ushaka gusacinga radio nta kintu ukora kuri kano kantu kizeho dufresh, kano kantu uri kukabona kano kantu ka search ukora nguko. Imaze gukora nguko itujya kwitaba bimeze nguko. Hano hejuru rero ushobora gusacingamo igihugu cyangwa sacingamo umujyi cyangwa sacingamo nyine radio bisanzwe. Twebwe na nk'urugero reka dusacingemo u Rwanda, twandikemo Rwanda.
ubwo nawe nyine uzabyandikamo bitewe n'ahantu uherereye cyangwa bitewe na radio ushaka kumva. Ukimara kubyandika uzahita ukora search gakeya, ukimara gukora search gakeya bazahita bakwereka nyine radio zivugira mu Rwanda. Urabona ko nyine bahise bazitwereka nk'uko nguko, kandi urabona ko ari radio nyinshi cyane. Yenda reka tujye dukora hano handitse Kigali. Ubwo nyine nidukora kuri Kigali bahita batwereka radio zivugira muri Kigali. Hano uzakora, ubwo niba ushaka izivugira muri Gisenyi uzakoraho, niba ari muri Gicumbi uzakoraho, niba ari muri Ngoma uzakoraho, nyine bitewe n'ahantu cyangwa bitewe na radio ushaka kumva. Reka dukore kuri Kigali. Tukimara gukoraho bazahita batwereka radio zivugira i Kigali nk'uko nguko. Bakimara kuzikwereka nk'uko nguko, we nta kintu uzahita ukora, nyine uzahita uhitamo radio ushaka kumva bitewe n'amahitamo yawe. Ukagenda nk'urugero, reka twebwe natwe dufungure radio imwe, wenda reka dufungure Keti Radio, wenda dore ngiyo uzahita uyikoraho nk'uko nguko. Ukimara kuyikora uzateza gake wihanganye banze ifunguke. None se wari warapfiriye hehe? Ko ntakumvaga none ubwo. Yes, urumva nyine ko radio ivuga neza hatabaye gusamira, kandi urumva ko ivuga nyine ibintu bihura neza 5/5 hatabaye gusamira, kandi telefone yacu nta ekoteri irimo. Rero ushaka kuyumva neza 5/5 nyine ukoresha buno buryo maze kukwereka. Ushaka kuyumva ukora kuri kano kantu, hanyuma washaka kuyihagarika none ukahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh. Rero hano nyine ushobora kumva radio nyinshi zigiye zitandukanye, ariko nyine urabona ko twumvise radio zo mu mugenda nk'urugero. Nanone ugarutse hano inyuma muri search hano uri kuhabona ushobora gusacigamo ikindi gihugu gitandukanye nyine bitewe na radio ushaka kumva. Ira nk'urugero reka twandikemo, wenda reka twandikemo Kenya, ubwo uzabyandikamo nk'uko nguko nyine bitewe na radio z'ahantu ushaka kumva. Rero ukimara gusacinga uzahita ubona imijyi itandukanye bitewe n'igihugu wasacinzemo, nyine bazahita bakwereka imijyi iri muri icyo gihugu wasacinzemo, imijyi irimo amaradiyo. Ubwo wenda nk'urugero reka tuhite dukora kuri Kenya hano hambere, uzakoraho nk'uko nguko. Ukimara gukora bazahita bakwereka radio zo muri Kenya nk'uko nguko uri kubibona neza 5/5. Nyine uhitamo nyine radio ushaka kumva nyine bitewe n'igihugu usacinzemo cyangwa bitewe na radio ushaka kumva, nta kintu gito yabigusabye. Rero ushaka kuyifungura n'uburi nta kintu gito yabigusabye. Wenda nk'urugero reka dufatire kuri iyi ngiyi uyikoraho nk'uko nguko. Ukimara kuyikora nk'uko nguko hano munsi birarodinga ngaho uri kuyibona, urategeza gake bikabanza bikarodinga. Urumva ko bikimara kurodinga urumva ko radio nyine ivuze neza 5/5. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Wenda nk'urugero dukoze hano handitse back, hano uri kukabona kano kantu ka back, nanone tukahita dusubira inyuma gake tukagaruka hano hambere ha home. Hano ukoze zoom out nk'uko nguko uhita usanga nyine byagiye muri Kenya nk'uko uri kubibona hano handitse Nairobi Kenya. Nyine urabona ko bitabihinduka, nyine no mu bumbe w'isi ugenda wihindukiza bitewe na radio uri kumva cyangwa bitewe n'ahantu radio ukumva iherereye. Gusa nanone ushobora ngusacinga cyangwa kumva radio nyine ugende kuri no mu bumbe w'isi, ukaba wasacinga nk'uyenda nk'ugero ukaba wazunguza nk'uko nguko, ukaba washaka kumva yenda radio zo muri kino gihugu nk'uko nguko urekeyemo nk'uko nguko, bahita bakwereka igihugu kizemo nk'uko nguko. Iyo umaze kubishyiramo nk'uko nguko radio yo muri icyo gihugu ihita itangira kuvuga radio nyine yo kwisonga yo muri icyo gihugu, ihita itangira kwicuranga nta kintu gito yabigusabye. Urabona nyine ko buno buryo ari uburyo bwiza cyane, nyine ukoresha ino map nyine ukabasha kuba wamenya ahantu hatandukanye, nyine ukaba wakumva radio zo mu kwisi yose nta kintu gito yabigusabye ukoresheje Google Map. Nyine urabona ko ari ibintu byoroshye cyane nyine bitewe na radio ushaka kumva. Rero buno buryo butatu urabona ko ari uburyo bwiza cyane. Ubugerageze kuri telefone yawe, ukunze kuzaba muri comment umbwire niba byakunze. Ikindi kandi mbonera kukubwira ko buno buryo bukunda nyine ufite megabyte kuri telefone yawe, ntago wakumva zino radio udafite megabyte kuri telefone yawe, ntago bikunda. Nyine bigusaba nyine ko ufite megabyte kuri telefone yawe kugira ngo nyine zino radio zibashe kuvuga nta kintu gito yabigusabye, ubashe kuzumva neza 5/5. Mwibutsa ko buno buryo butatu bwose mweretse ntago butwara megabyte cyane, nyine hagenda utu megabyte dukeya, ntago ari megabyte nyinshi zigenda, nyine hagenda utu megabyte dukeya cyane. Rero buno buryo niba bugufashije bimbwira muri comment. Ikindi kandi ufite inshuti umuvandimwe wamusangiza video kugira amenye kano kantu, nta kintu nakubwira uretse kugushimira. Ciao ciao, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video kuri iki ringi, nzasubiza ikibazo wambaje musi muri comment. Ciao ciao.